mutumirwa muramuzi n'umuhungu ufunzemo neza cyane umwana ukiri muto umwana wa strugglinze abakurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu bamaze kumenya ati uwo turi kumwe aka kanya n'uyu nguyu niwe tugiye kubana rero bibutsa ko bafite n'undi mutumirwa uyu munsi ni byiza ndi kuva mu byiza tujya mu bindi tuva mu byiza tuva mu bindi ndagira ngo rero natinze kuri kamera bambabarire bahite batwereka noneho umutumirwa tubafitiye muri aka kanya giye gutuma useka noneho ubwo bakwimanye nicyo kirenze noneho banze kukwerekana sinzi ikintu cyawe bagufuye nikayi cyangwa umwite Imana y'imihanda siko bimeze Imana y'imihanda hari umuntu abonye poster aravuga se Imana y'imihanda cyangwa umwana wo mu muhanda arambaza ati se ibyo ni ibiki Imana y'imihanda cyangwa umwana wo mu mihanda nikayi afite indirimbo zigiye zitandukanye benshi mwana mumenye yatrendinze ku kavideo cyane yagaragayemo kafashwe n'umuvandimwe Emilene ari mu muhanda yagafashe ari mu modoka muri forme yo kugira ngo amenye tese uyu nguyu abitse iki afite iki amufata akavideo gato ari kuririmba indirimbo ikora ku mutima cyane yakoze abantu benshi ku mutima yazamuye amarangamutima ya benshi bituma ariho byahereye bagufasha maybe umbabarire ndabanza muvugire noneho mukanya tujya mu bibazo bya nyabyo nibwo uri bwivugire indirimbo yamenyekanye baririmba ubuzima bwiwe ndetse twavuga ko yari yarakuriyemo mu muhanda avuga n'ubuzima bw'abantu mu muhanda muri rusange ni indirimbo rero yagaragayemo agaragaramo mu gafoto gato aribwo yahise izwa no gukorerwa amashusho na audio aza no gukorerwa promotion tumenya nka Nikayi turi kumwe rero kuri uyu munsi niwo tugiye kubana kuva kuri iyi saha kugera saa 11:15 bibuza ko tubafitiye n'undi mutumirwa uyu munsi bakeni bari in the house bakeni basigaye barabaye benshi muri muzika nyarwanda ariko nabivuga kandi mbibutsa ko mukanya nitumara kumusezerera tumaze kumva ese Nikayi koko ameze gute buzima bwe muri rusange bumeze gute ese nyuma y'umuziki na mbere y'umuziki cyahindutse n'ikihe ese yaba yarateye imbere cyangwa umuziki nta kintu yamufashe ese inzozi ziwe yaba yarazigezeho ese ubuzima bwe bumeze gute muri rusange ndagaruka mbasesengurira amakuru nababwiye mu ncamake dukomeze mu kandi gace kacu ka gatatu turi bwatire n'undi mutumirwa tubafitiye in the house nsaba rero kuri kamera nimba byatunganye atwereke umutumirwa dufite uyu munsi muri aka kanya ari we Kenny amubona amubona Kenny ariko Kenny amakuru ni meza meze neza meze neza icyo nzi cyo njye meze neza ntabwo ubibona cyemba meze neza mpfuzemo boku icyo nzi cy'abantu icyo nzi cy'umuntu akubonye muri iriya minsi n'umuntu uri kubona ubu ngubu aho tuturi nitubatubo mbona tubonye tuba dufunzemo boku anyway reka none uhita wumvisha aba bantu none ko ari wakeni bamenye gira icyo wumvisha nyine wumve ko ari wakeni nyine Kenny ari wa wundi nyine Nubwiyita life bona yangikanuka ibyari bikarito nkabigira amashuka ngwijabantsina duhora dukwepana morana ishasa n'urwembe nagukata imifuka ndasopa modoka ndasota ibipangu ndaveya ngundi cupa nka papa ubuturo kanje ni mu kiraro indeba kure yangirishimye ejo heza hanje nihagaragara ubuturo kanje ni mu kiraro indeba kure yangirishimye ejo heza hanje nihagaragara yewe Mana y'imihanda vana muri uyu mwanda uyu mubumbe na cyanga uko bucya ndawanga yewe Mana y'imihanda vana muri uyu mwanda uyu mubumbe na cyanga
uko bucya ndawangaye. fata gutya bana ni kandi umwana ukiri muto ni Imana y'imihanda ni indirimbo ifibitsemo byinshi ifite story ndagira ngo umbwire kuri iyo ndirimbo umbwire story yayo umbwire kubera iki watekereje kuyandika ese wari usanzwe ufite impano cyangwa waravuze ati ese wahuye na Emily gute kugira ngo umwereke impano ufite itagufasha ariko ingofero mbana yambaye nkabo okay urumva ukuntu nawe na Emily Irene twahuriye Nyamirambo ariko ubwira ubuzima narahura na Irene cyamura nawe uhura nawe kugira ngo umuririmbire ya ndirimbo iriya ndirimbo ni indirimbo nayo imaranye imyaka myinshi ndumva iriya ndirimbo naratangiye narayanditse 2017 n'umunani gutyo yanyimarana igihe Irene twahuye 2021 mu kwa 12 n'indi Nyamirambo ariko nayo nuye hano Kimironko icyo gihe nari nagiye guhiga nyine bisanzwe agiye guhigira Nyamirambo ndamubona menya ko kandi nari munsanzwe muzi nanamukunda ndavuga ati si wari ukuntu namwegera ko life meze ukamwinjirirwe tumukubita ndamwinjirira yari kumwe n'undi na Sami Switch ndamubwira ati se ko mfite impano yo kuririmba mwamfasha abanza arankwama yararana kuri foromasi ukuntu aravuga ati wapi ntabwo ndi muri mood y'ibyo bintu ndamubwira ati noneho mpita ndirimba atabimbwiye ngo ririmba nkakubise yumva kameze neza ahita akora phone arankamera nkamiye ndirimba indi ndirimbo aravuga ati wapi ririmba iyo waruririmbye mbere ndakaririmba arambaza ati ni true story yawe ndavuga ati yego nindi kwamamaza ikintu ikigo cy'ishuri twagendaga dutanga udupapuro arambwira ati wamaye nanjye ku gapapuro ndakamuha arambwira ati uzi kureba kuri Instagram yanjye nimugoroba ndagashyiraho nyine uzi kureba icyo abantu babivuzeho nawe yababaye byadanje karakagoma nakamukubise mbona amarira agiye ntago yaje kubera ko ari umuntu w'umugabo yatembye ajya mu nda noneho ahita ndebye kuri Instagram ye nimugoroba naragena na phone icyo gihe nari mfite nagenera bro wanjye mu bro mu telefone ndarebaho nsanga none yayishyizeho mbona abantu benshi barize nubwo basetse mbona barize noneho abura arahamagara ku kazi abantu nyine benshi bifuje ko twakorana interview baramuhamagara noneho njyamamagaye arambura hashize uramuhaye nimero zawe wapi nari namuhaye agapapuro ko ku kigo ariko ziriho namba zo ku kigo yabahamagara kuvuga ati njye nyeneye umwana bita Ken w'umusani noneho njye nago banyitaga Ken mu kazi ngati se Ken w'umusani n'uwe ngo nyine ngo umwana uzi kuririmba mu mihanda ngo ntabwo ajya baririmbira ngo nta mwana dufite uzi kuririmba noneho abo yoherereje boss aka video abarambonye noneho boss aramiga mvuganye na Irene arambwira ati njyewe uze kuza dukora ikiganiro ako kanya kibimbwira yabimbwiye nka saa 10 nzajya ejo ntago nasinziriye naraye niteye mvuga ati subura cya bigende gute tondo mbona yoherereje naraye nambaye banyoherereje agatike bandagiye musanga ku isibo asanze ku isibo ahita nungo niwe Bosco yari yakunze boro byanjye nkora Bosco tubari niwe twakoranye ikiganiro bwa mbere arandirimbira nyumvisha ukuntu isi imeze neza nandi muri life ya danje agutuzisha nandi muri life ya danje byatari aho ko wenda karahagije ku introduction gato kuntu wahuye na Emily nine kandi no tubwiye ku your life ya mbere yuko ujya mu muziki no mbere uko bana Irene ese irani true story byabayeho kuko bira boro byabayeho jewe navuye mu rugo mfite imyaka 7 mu hari he ho mu kukamunya naje na Kigali mfite imyaka igera muri 6-7 tazana Kigali na famille masanze ubuzima iwanyu bwari bwanze cyangwa ariko abana ngo reka nigendere bwari bwanze sinzi niba warumvishe ukuntu verse ya mbere itangira ubundi no ndirimbo yose na true story yanjye kabisa nuko wenda hari ibintu bimwe abantu badasobanukirwa umuntu wenda adashobora gusobanukirwa akavuga ati si ibintu byabayeho wenda ariko ababizi wenda hari abandi babinyuzemo ababizi ko byabayeho ariko iyo myaka muri imyaka 7 narinze ngira imyaka igera muri 10
n'umunani 18 hadashobora kumara amezi atatu nari mu kigo ngororamuco atari ukuvuga ngo wenda ngo nibindi bintu kwa kundi nyine bafata marine je niberaga gose aranyabugogo na hano za Kimironko cyane none nakunze kuba nyine life yari igwa uba mu muhanda ya life yari igwa cyatara ya nukwihangana n'ubuzima anyway ubwo n'ubuzima waciyemo ariko ndizera ko ngubu ubuzima bwamaze guhinduka anyway wenda bwamaze guhinduka ya uko biri hari cyamaze guhinduka abana mwabanaga ku muhanda cyangwa abo mwabanaga muri buriya buzima muracyahura n'ubu ya turahura benshi nabo tuba turi kumwe bamwe na bamwe nabo tuba turi kumwe urumva umuntu buri yuzu ubuzima bwawe wabayemo ni nawe yubwiye ikibazo cyawe aracyumva vuba kurusha ahubwo abo twamenyanye wenda mbaye nanjye kuririmba abo twamenyanye nyine bitewe wenda n'izindi business n'ibindi bintu runaka naho twahuriye ariko abo twabanye mu buzima bubi muri ubwo buzima nibo baba bazi wonde wenyine nibo akenshi na kenshi tuba turi kumwe ufite management kuri ubu ngubu ufite team igufasha cyangwa kuko hari indirimbo watuzaniye kuri uyu munsi uri gusura indirimbo cyane uracyafashwa n'Emily cyangwa ufite indi management team igufasha mfite indi management utavuga oya nayivuga ikindi nayivuga niyo nshaka kubwira abanyarwanda nayivuga ariko ntabwo tumeranye neza fresh management yawe ntabwo mumeranye neza bayita only one ubona bipfira he biri gupfira he management yawe nawe biri gupfira nyine wenda nk'abana babaye wenda nk'abantu baba badafite kivugira hari ukuntu wenda nka management baguprofita cyangwa ikwemera nk'ibintu ariko yo nyine ntibikora ivuga ati ibyo tumukoreye birahagije kubera ko ni umuntu utarabibonaga sibyo nicyo kintu nyine kimwe na kimwe wenda abantu bakunda gupfa n'abandi iyo management yanjye wenda iza kumfata nk'umupeti wenda wo mu bakapu ko w'ahandi hantu ubwo yari kuma agaciro bitewe n'uko njyewe ubwanjye iyo waturutse ahandi hantu naho wakomeye umuntu aguha agaciro avuga ati n'ubundi bintu turi kumukorera nawe sometime yanabyikorera cyangwa famille yabimukorera ako yivuga ati n'ubundi atabikoze se byagenda n'ubundi na plan B afite nitwe ari busticking aho n'ahandi hantu ari buke wakakanya ubuzima bwawe buraharindimuka umuntu ashaka kumanager ngo uri ku isoko cyangwa muzagira urumva je ni nshaka kujya urumva nago nari natandukana na management yanjye turi kumwe sibyo nago navuga ngo ndi ku isoko ngo ndi kugurishwa ariko ni time abonye umuntu undi gutreatinga neza wagenda akantu uvuze ngo ndi ku isoko neza ushatse gusobanura urabona itameranye n'umuntu neza ni time wagendera nzabikubwira niba tuba turi gukominikana nzabikubwira niba nakiri kumwe nayo nazanga nakora ikiganiro umuntu wifuza wenda kuba twakorana imiziki tugakorana akagushaka ndagira ngo uribana cyangwa ubana na management yawe nje ndibana usigaye wibana anyway courage ndagira ngo noneho indirimbo zawe ziri kuri YouTube yawe channel yawe cyangwa ziri ku ya management ziri kuri ku izina ryanjye ariko wenda zifitwe icyangombwa nuko ziri ku izina ryanjye ni Kenikayi Kenikayi ni channel yawe niyo iri indirimbo zanjye eshatu yanditse mu mazina yawe ariko ntago ari yawe akase nawe kuko urumva channel ni yawe cyangwa ni ya management yawe ishobora kuba yanditse mu izina ryawe ariko atari yawe atari wowe manager ati wowe ubona umusaruro wayo cyangwa iki mubwire ko channel yanjye cyangwa atari yanjye urumva channel ubu nanjye sindabimye nanjye sinakobeye kare ino abanyarwanda bakwakiriye gute kai bakwakiriye gute abanyarwanda ngenda bikunda ukuntu banyakiriye kandi nuko nguko ukuntu bakinyakira nawe kandi ndagushimira nje nshimira abantu benshi abanyarwanda ikintu cya mbere makunda ni comment zabo zituma nkora ibintu byinshi kubwanjye gemba numva nyine nduwadanje bitewe na comment abanyarwanda bama n'umuntu duye feedback amakambira ati we petit nduwadanje ariko
uyu ni wadanje atazagira no kubeshya akoma gacenza bakanivuze karayenze byata uri wadanje reka ikintu washigiye ureba umenya ko uri wadanje hari umunsi utaruzi ko ibintu bizaba hari umunsi waryamukomeje urabire buki ariko ngubu uraryamuka byuka kumva umunyamakuru aguhamagaye kumva umuntu aguhamagaye kumva umufana aguhamagaye kubera ati ndagukunda ibyo nyine byarakubaga cyane buriya noneho uzi umufana aguhamagaye geta akubwira ati ngiye fata kibiri urumva ndakwemera bariya da reka mbona rero kubwira abantu bose posting ira graph yawe y'ukuri buzahanga hari abantu benshi bambwira ati Kai turamukunda Kai turamukunda umuntu usuhurize no kuri turamukunda mwatundishe mumbwire bahere nimero ziwe za mobile money ubyo bwo ndagukunda nakantu mushyiraho ntabwo biri ate byo bintu ni ntabwo biri kurya ntabwo birya hano hanze ibintu byandagukunda urumva ndajya studio surajya nayo ndagukunda ndagukunda nayo bikenewe ariko urumva ariko nawe rero oya ariko nibyo reka tujye tubivuga anyway urwo rukundo rukeneye ariko nayo ubufasha si ngombwa ntago ari ngombwa inuza wenda ngo amafaranga kukubwira ngo umuntu agukunda support kunsharingira ibintu byanjye cyangwa uzi ngo umuntu wenda hari umuntu ugukunda ariko adafite wenda nk'ukuntu mwahura sibyo basi uwo muntu ukaba wamwongeza wongeye tukaganira mwumva ibitekerezo ashaka guhamya rero ndashaka ngiye ko hari umunsi none tuzakora ikiganiro cyane nawe guhera ku isaha ya mbere kugera ku yindi turangize ubuhamya bw'abahanga hari icyo bigiye bigutwara kuko hari benshi byafasha hari benshi baba bari mu buzima bugoranye bumva ko ejo bitazacya bumva ko ibintu rwose byabarambiye isi yabarambiye nk'uko wavuze wari wibye mu ndirimbo ngo isi yarashariraga uririmbye gute uyu mubumbe nta cyanga wumva ko umubumbe nta cyanga rwose wumva ko ibintu bitameze neza mbibutsa ko rwose nta nyuma yazo rirakora ese DJ ndi kubona harariye ariko se uramubaza iki DJ urashaka kumwinjirana muri kamera anyway reka turirimbira no ku ndirimbo nshyashya watuzaniye ariyo nshyashya ufite wirimbe ho gato atari tugaruka kumubaza ibibazo bya nyuma tunasohoza okay dutangire cyane sawa mama nani kintu mbaye ikibazo nuko banyita ikigwari barumuna banje ubabwire banegereze ninza nzaza n'umugati hari n'utundi duke mbonye nabikora nka narenza ibirayi ase mama nkubase nujya ugira ngo buriya narakwanze yomburaye kabiri bucyanera kabiri bikangayo nanabona kibiri nkagiye umubiri nkakirarira anirirwa ndi mu matiku nyina amadiru nkabura na tipo abamfata mu mashingu bambuza sansi ubu nariye karungu ayayayaya humura mama nzava mu mukungu ayayayaya humura mama nakati agakungu indirimbo nziza ni indirimbo nziza mwifuriza buri muntu wese uri kuturana n'ukuri agende ashakira indirimbo byo iyi ndirimbo niyo ndirimbo ya mbere njye nakoze ntabwo ari indirimbo wenda navuga ngo iri gukurikiranwa byatari ariko niyo ndirimbo ya mbere nakoze abanyamakuru benshi bakamamagara tu ntabanjije ku wenda benshi bahamagara struggle yo guhamagara abanyamakuru wenciyemo ajya n'ahantu bakorera nkayicara reba keneye umukunda ariko nizere ko ubu ngubu atari ko bikimeze sinjye wakwamagariye wayabebwemera kamera sinjye wakwamagariye ubundi uzi ko struggle abahanzi bacamo yo guhamagara abanyamakuru ni ukuri babigoye turabizi ariko natwe ntabwo ari two ko tuba dufite schedule twapanze abahanzi twapanze mujye mutwumva ni ukuri kandi tubagiraho namwe kandi cyane ko muri Izuba TV muri Atbiz twose nta muntu n'umuhejwe ndabikunda izuba buriya izuba nta muntu n'umwe kuduhamagara ni ukuri umuhanzi w'ikizamuka aba yaragafashe bose baba bafite ikaze aha ngaha izuba ni abana beza uzamuze na bosi wayo nidusohoka aha ngaha nidusohoka mu kanya ndaza kuguhuza niwe reka tugire abanyarwanda noneho imbuga y'uburanyabuga ukoresha wowe ushaka aho yagusanga ndetse na indirimbo zawe uzishaka aho yazisanga kugeza ubu ngubu ni platform zanjye Nikayi gusa hari izindi narafungura izindi bakunda gukoresha cyane bitewe wenda n'impamvu runaka ariko kuri YouTube kuri Facebook kuri IG
kuri Instagram hose nitwa Kenika. Si byose na YouTube ni Kenika. Ya na YouTube. Mumure bagende ba streaming. Mw'abantu mwe ndabinginze mugende kuri YouTube mwandikemo Kenika, mwandikemo Humura n'indirimbo nshyashya imaze iminsi mike isohotse muri streaming mu yumve kandi nababwiye ko nakudownloading indirimbo. Downloading indirimbo nta kintu kimufashije umuhanzi. Byi streaming kuko nivyo bimwinjiriza ni habona amafaranga yo kujya muri studio nibwo ufasha umuhaye. Iyo ubitse indirimbo muri telefone yawe nabafasha umuhaye nubwo uko nguramukunda ariko babirangiriye aho ngaho. Reka rero urije kuvuga waravuze wowe waruje kuvuga ngo wewe waruje kuvuga ngo turekere je nanjye kuvuga urumva uko nanjye kuvuga nagiraga ngo nujya kunsezerera umbwire nujya gusezerera umbwire ukuri kiza ari ikintu cyakubara ushaka kubwira abanyarwanda hari akuvunga ubu ushatse wanakivuga nta kibazo. Okay, twagiye urumva twagiye hari abantu bantumye bashinzwe umutekano ntabwo ugiye kwamamaza seko n'ubundi wanamfasha ujya kwamamaza barishyura ahangaha tujya muri twamamaza waba tukanyereka ko ibintu ugiye kuvuga nkaguha gwahead cyangwa kubwira ati ntabwo byakunda akasubwo wakanga kumufasha ubu wakanga ko ndya umugati ubu si cyanyu mwera kitarimo isukari ngo basi mbabaye mana yaje kindi no uko wambaye akaboro gasa nk'akanjye nasize mu rugo akanga nanjye ndaga cyangwa kameza niyo saya ariko ujye wereka n'ibirombo ufite akaka kandi akako narakabuze nibwo nakaka oya aba bantu ugiye kwamamariza oya urumva ni ibintu bya leta ya ni ibintu bya leta incamake babwire ngo ni ibiki incamake sawa urumva ni umusanzu wo gutanga umutekano mu musanzu digital sibyo digital ni imena Softech Limited sibyo yabazaniye nanjye bantumye urumva yabazaniye uburyo wakishyuramo umutekano neza kugira ngo ushyire umutekano hano muri Kigali yose ukanda utiri ujya iwayo ujya ku mirenge ukanda akanyenyeri kwa kundi ngabyukire ku muryango ukanda akanyenyeri 7 akanyenyeri urumva 5 akanyenyeri 3 urwego ugahitamo urumva ururimi ugahita ushyiramo nimero ya telefone yawe ushaka kwishyuraho irimo amafaranga ugahita ukanda akanyenyeri 142 akanyenyeri 7 akanyenyeri urwego bahita baguha inyemeza bwishyu ko wishyuye ibintu bikagenda neza reka kwirirwa wiruka ku mungu bazaza kukomanya ugahita babwira ati wenyine narishyura muri telefone yawe nanjye niko nishyura wishyura n'ikintu kirenze nanjye ndi mu bantu bakora ubu njye nanjye ku myaka yanjye mike ndi gukora mu ruganda rukomeye cyane aho ngaho mu Imena Softech Limited Ene komeza utera imbere ndetse twifuriza n'abanyarwanda tubona ubuzima bwawe bwahindutse ibyo twakishimira kandi cyane ko bitabiriye ubutumire bwacu kandi mwibutsa ko izuba TV kandi cyane muri kiganiro cyacu Art Biz ufite ikaze igihe cyose murakoze cyane